kunyicira akazi nanjye singere nanjye se none ngo byagenze gute nari nari gusobanurira mbari kurudari bimeze uyu Michel uyu nguyu yatwitabaje n'itangazamakuru aravuga ati tumushakishiriwe no twaragushatse kumenya amenya amakuru ko akorera muri iyi karitsiye rero ni muri urwo rwego twari tujemo kureba aho Sheri bakorera no Sheri we yamubonye aho akorera ariko ntabwo nshaka akazi kanjye gapfa nasubire mu kazi azagaruka kumureba ikindi gihe cyo kuvuga azagaruka Hello ni wa muhungu wanyu wa kuri internet murabizi komeza kubaha ibiganiro biryoshye naje gutungura twaje mu kiganiro cyo gutungura umuntu uyu munsi rero tugiye gutungura umuntu hari umuntu wanyiyambaje tugiye kubaha ibintu byiza cyane rero muri aka kanya tugiye kubaha show mwitegereze mwirebe yo reka nze muhamagara ariko ndabona ahantu twagomba guhurira nahamutanze ariko nacyo ndamuhamagara yambwiye ngo atuye hano hafi yes ewana ko uyu muntu nari kumubona akamuhamagare turebe halo ko nari kukubona ko nahageze uri hehe nahageze hahandi nyine wambwiye ngo ndagomba kugusanga uri hehe ugeze Ibana nahageze kabisa ihute kabisa ndore nta masaha yo kujya muri lunch urabizi tugomba kumutungura tumusanga mu kazi ya mwihangane kabisa nkuko nabibabwiye mu kanya nabahageze mu kanya gatoya cyane kugira ngo dukomeze twireshe turebe ibiraza kurangira mu twagwana tukibivuga arahageze hayi amakuru wamenya ahantu ari ubu bari gukorera hari umuntu urangiye ko muri ibi bice tugomba gushaka tukareba ko twamubona hayi ndababwira rero mwebwe mukurikirana Muganga TV show ewana ubu tugiye kureba wa muntu wacu kuko twari nabibabwiye nari nabibasezeranyije ubu naka kanya tugiye guhita tumushaka kugira ngo tutanabatinza murakoze cyane mukurikire uko biraza kuba bimeze tugomba gushakira muri ibi bice niho bambwiye ari tukareba ko twamubona gusa tuyizuye no mu masaha meza kuko aya masaha ni amasaha ashobora gusanga abantu batarajya kuri lunch ndabizi neza ko turamubona ahantu bambwiye ngo ari muri ibi bice ntabwo twagira tutamubonye gusa nyine wumvishire wawe bakadasohoka byatari byadanye ndabizi turamubona byadanye kuko bambwiye ko ari muri ibi bice bavuga ko ari muri ibi bice ndabona hano ujya vuga ngo uriya ceceka uriya hariya wajya duca hano mapipo reka tumaze tugiye kuhagera tugiye kumugeraho reka tubaze umukobwa niba byiteguye koko kuza gutungura umusheri we koko nk'ukuntu twari twabibabwiye kare reka tuze tumubaze twumve niba byiteguye ese nawe koko urabyiteguye gutungura umusheri wawe ndabyiteguye byadanje biraza kumugwa neza araza kubyakira neza nta kibazo urabyiteguye ntabwo rero kubyakira neza kuko arabizi ko ntabwo ameruka kandi nari nanamuzi ese ubwo impinduka cyangwa imbogamizi ziraza kuzamo hagati aho uraza kuzirengera ko usanga ahanini ibyo bintu bigoranye gusanga uri muri aka kazi katari keza akenshi usanga yaranakubeshye wenda n'ibindi bintu afite ibindi bintu akora ariko se urabyiteguye kuko abyiteguye kukwakira muri iri vumbi nawe urarireba mu ishansiye nk'iyi ese urabyumva ute wowe ndabyumva neza kuko nta kibazo ari buhure nacyo yego aratungurwa kuko nyine tugiye kumutungura ariko nta bindi bintu birenze ahubwo biranamushaka kwa musanze ahantu nk'ahangaha urakoze cyane ubwo rero
tuze tubahe show nawe muri kudukurikira urumva ko umukobwa yiteguye ariko nyamusore we ntabwo tuzi ukuntu biraza kugenda. Bite mugabo. Bite. Akazi keza. Ni iki mbonye hano? Bite? Bite? Ase ubu ntabwo ndi bukwanduze. Oya nta kibazo. Amakuru. Neza. Agatongo ari kurambira impamvu. Kenshi uzanye abantu ba kameramani hano n'abanyamakuru n'abazamikoro. Ushobora gukora iki hano? Nari narakubuze. Urabona ko usa kunsanga mu kazi. None sari ikibazo kuba ngusanze uri mu kazi. Erega akazi kose waba ikibazo. Ngo kubera ngo usanze ahantu uze mu byo. Ngaho bwira ikikugenza, bwira ikikugenza, bwira ikikugenza Nari mugende mu narakubuze bwana. nari nje kukureba. Mugabo buri ihangane uganize umusheri urumva Uyu muntu ni muntu ki? Uyu ni umunyamakuru. Uzanira abanyamakuru mu kazi. None se yarimo afasha kugushaka. urabyumva ute wumva sheri wawe yagusanze mu kazi kawe nk'uku urabyumva ute? Oya ntabwo mbyumva neza njyewe mwari muzi ko ari ibintu bishimishije ariko ntabwo ngiye bishimishije nta kuntu yegura isheri wanjye ariko kunsanga mu kazi. Tuza. Oya ntabyo kunturisha None we. se ubaye iki nyine ku oya. Muce hano mugende muvire mu kazi. Narakubuze rega. Narakubuze. Uza no kumurira. None urumva urabaye kubera ko njya kukureba. Kuki utaje Reba wenyine? iminsi yarishize narakubuze. Abagabo barabona ko. Ngaho nimugende rero wambonye. Ntabwo urumva nagenda. n'umusheri wawe niba gutunguye akaza kureba akakuzana itangazamakuru ni ukugira ngo nawe akwereke urukundo agufitiye akwereke isi yose akwereke rubanda nyamwinshi. Urukundo ni kimwe no mu kazi ni ikindi. Urukundo ni kimwe no mu kazi ni ikindi. None ikindi abanyamakuru. Umuse ngiye kujya mvugira muri za mikoro. Ntabwo ibi mbyumva ntabwo mbyumva. Mumvira aha ngaha mumvire mu kazi kanjye. Mumvire mu kazi kanjye ubu ngubu iby'urukundo byose nta nubwo mbishaka. Sema people ndabona ibintu bitoroshye hano iyi ntambara ikaze cyane Kandi reka turebe ko tuza kumusura. Wanditse ngishakira amafaranga. Oya, shiri wambo bari. Wambo bari. Ntabwo mbyemera ariko. Niba uzanye n'abanyamakuru nta makuru mbaha cahara n'umugende. Mugende mwese mujyane n'abanyamakuru bawe mujye mu itangazamakuru byanyu ibyo ngibyo muba mutangazamo. Tuza ariko tukubwire tuza ariko. Murambwira iki? Tuza ariko urumva nk'umusheri wawe. None se bijyanye nari nyukubwiye. Birumvikana Ikintu ndashobora rero kuba kuganda kikubwiye basi mubone kunyuka. Mugende mumvire mu kazi. Ubu urabona ikintu cyane yo nari nyukubwiye. Iyo kukimbwira byo ntabwo ari ntabwo bishaka. Nere kindi kumba byatega kamba yaje hano akazi kanjye kakaba kapfuye. Wa mukozi niko Mugende. N'ibiki byabereye hano kazi. akazi Ndi mu kazi mbona aba bantu baraje uyu we n'isheri wanjye ndabizi. Ntabwo yarazi ko nkora hano ubasanye n'umunyamakuru ngo baje kurushaka ngo bari gutungura abantu. Tudabya nyamaze urumwe kunyicira akazi. Nanjye singereka. Nanjye si. None ngo byagenze gute? Nari nkiri gusobanurira. mbari kurudara bimeze uyu nisheri uyu nguyu yatwitabaje n'itangazamakuru aravuga ati tumushakishije iwe rero twaramushatse amenya amakuru ko akorera muri iyi karitsiye rero ni muri urwo rwego twari tujemo kureba aho sheri wakorera no Sheri we yamubonye aho akorera ariko ntabwo nshaka akazi kanjye gapfa nasubire mu kazi. Azagaruka kumureba ikindi gihe. Ibyo kuvuga Azagaruka bishaka kumureba ikindi gihe asubire mu kazi kare. Akazi kanjye karimo Abikorera ahubwo. Bana nawe ukagira mu rukundo. Yawe ibintu byawe ntazi byawe. Oya iby'urukundo birimo uretse badashaka amafaranga tuzakundana cyane nyuma. Wa mukozi wundi mwakoranaga yagiye he? Bose nawe ntibagiye kurya. Reka basha amasaha yo kujya no muri pose. Wowe ushatse wareka ukavuga yo kurya. Sunika ibyo bitakugenda ubimene hariya. Ubu ntabwo nongera kuva hano murimo muranyicira akazi cyane. none ubwo urabigenza ute Nawe rero nibagende batubwire mu kazi bari. Mani ndabona uriya mutipe ngewe. ndumva byanze ariko ewana ndabona nzaramukatira. Muzaza kumureba muri weekend. Mu mibyizi rwose muba muri kunyicira akazi ntabwo. Uyu ndaza kumureba ndihangana nkazamuka imihanda yose nkazamuka muri ibi byondo nkaza nkamuca. Agenda abona rwose. Uriya mutipe sinzi ibintu byiwe. Umuntu ndihangana nkazamuka imisozi nk'iyi ngiyi imihanda nk'iyi nje kumureba akigira ibubu kuriya. Birambabaje. ariko nanjye biranunguye cyane nyine uburyo sheri wawe akwakiriyemo ewana niyo mpamvu nyine Iminsi yose nagiye kubiyambaza nari naramubuze. so buriya urabona urugendo rwose ukoze ubyakira ibitereba ahantu hose twaturutse imvune zose umunsi wose ibintu byose ureba umaze iminsi umushaka ariko biragutengushye ku munota wa nyuma ese urabyumva ute ese ubyakiriye ute Ngenda babaye rwose uriya mutipe
kuba nafashe urugendo rwanjye nkaza nkamureba nta nubwo nari nzi ko akora kano kazi kuko mu kazi yari yarambwiye ntabwo yigeze ambwira ko akora aka kazi